Yes, urongeye guha ikaze kuri YouTube channel. Uyu mwanya ikintu ntajye nkubwira cya mbere ngo nta kure utava ndetse nta kure utagera, nimba ureba neza uwo ureba kuri screen yawe ni umusore mwamenye muri benshi muri sinema nyarwanda, niyo nshuti Yannick. Uyu musore wacu rero avuga neza yuko burya buri kimwe cyose ari we uba wifitemo igisubizo cy'ikibazo uba wibaza cya buri munsi. Uyu musore nawe rero urareba amafoto yiwe akiri umwana mutoya cyangwa se akiri umusore ataragafata atarinjira muri sinema, urabona yuko yari umusore uri aho ubona ko nta kintu ashoboye, ku buryo rimwe na rimwe abantu bajyaga bavuga ngo uyu musore nta kintu na kimwe azigezaho ngo ni umunebwe, ariko ntibari bazi ibanga yicaranye, inzozi ziwe ntabwo bari bazizi. Uyu musore niyo nshuti ya Yannick rero urabona yuko ifoto ze za kera akiri umwana rwose yari abayeho ubuzima bubi cyane, ubuzima butoroshye, bwa buzima buri umwe wese ataba yifuza ariko usanga aribwo benshi tubayemo bitewe n'imikorere yacu. Uyu musore wacu niyo nshuti ya Yannick avuga yuko buri kimwe cyose uzagerageza gukora uzirinde amagambo y'abantu, yuko abantu ni abagome sana, abantu baramenyera, abantu nta na kimwe baba bakwifuriza, abantu bahora bumva yuko iterambere ryawe ryahora hasi ahubwo ibyabo akaba ari byo bizamuka umunsi ku wundi. Gusa iyo bagiye kubivuga ntabwo baba bazi neza icyo Imana yaguteguriye. Wowe rero nuzumva abantu barimo bavuga aya magambo uziturize, ahubwo uzakore, nimba hari inzozi ufite, nimba hari intego ufite, wowe uzakore, buri kimwe cyose uzakibona kandi uzakibona mu gihe cyacyo gikwiriye. Wowe uzicare ukore neza utegure umupangu wawe nk'uko wawutekereje, uzagera ku nzozi zawe kandi bityo uzabibonera mu gihe. Rero uyu musore wacu niyo nshuti ya Yannick, uyu mwanya arimo ashimira abantu bamufashije cyangwa se bamuteye imbaraga mu gukomeza kwe mu rugendo rwa sinema, bagakanda subscribe bagakurikirana ibihangano byiwe. Uyu musore wacu rero mw'aka kanya arimo abashimira avuga ngo aho ageze uyu munsi ni we ahakesha, ni wowe ahakesha wamukandiye subscribe. Uyu musore niyo nshuti ya Yannick ngira murabizi neza, aherutse kugura imodokari ya miliyoni 60 ndakeka, abenshi mwarabibonye, ni imodokari nziza cyane, ni imodokari y'umukara rwose, ni imodokari yavugishije abatari bakeya amagambo, ku buryo bamwe na bamwe bari bari kuvuga ngo aka kanya uyu musore aya mafaranga ayakuye hehe, ku buryo hari n'abahise bagira intege zo kwinjira muri sinema. Urareba muri 2019 niyo foto nabashije kukuzanira imeze nabi y'uyu musore. 2019 urareba uburyo uyu musore wacu yari ameze, urabona ko yari umusore rwose nta kintu yifashije, burya ngo nawe ufite amafaranga wakora ukazana inda. Reba rwose uburyo Kiramani yari ameze akiri umwana mutoya cyane, akiri umusore w'imyaka 19, reba uburyo yari ameze, unarebe n'ifoto iri ku ruhande afite imyaka 23, yeweho yari yaramaze no kuzana umugore we ari we Uwicyeza Shemusa, yarabuze aho yamwerekeza. Uyu mwanya rero uyu musore wacu niyo nshuti ya Yannick ashimira Imana ko yamuhaye akazi we ikamuha n'umugore mwiza w'inzozi ziwe. Uyu mwanya uyu musore wacu niyo nshuti ya Yannick avuga yuko yishimiye urwego amaze kugeraho, anashimira buri umwe wese wamufashije mu rugendo rwe rwa sinema agakanda kuri subscribe. Nawe rero nimba uzi ko wakanze subscribe kuri channel ya Kiramani, yewe no kuri iyi ngiyi wigurira akantu, rwose uri umuntu w'umugabo, uzi gufasha abavandimwe bawe, uzi gukura umuntu mu mwijima, uzi gutezanya imbere. Kamubwire cawu cawu. Gusa icyo nari nje kukubwira muri aka kanya wari kugira nkwereke Kiramani ataramamara uburyo yari ameze, urabona yuko yari ameze nabi cyane.